umudamu yumvise umugabo we aririmba, nta kindi umudamu yatekereje, yiyumvishije yuko umugabo we yasaze, asarishijwe n'ibibazo by'ubuzima bukeya bari barimo. Umudamu yabajije umugabo we ati, mugabo wanjye byakugendekeye ute? Ese wataye umutwe? Umugabo abwira umudamu ati, hoya humura, ntabwo nataye umutwe, ahubwo Imana yatwibutse. Pasiteri yeretse umudamu we y'amadolari 100,000. Umudamu yaritegereje abona ishashi yari irimo ayo madolari hariho amaraso. Yumva yuko umugabo we yagiye kugaba igitero mu bakire, agiye kubasahura, ndetse yumvisha yuko harimo bamwe yishe bitewe n'ayo maraso yari ari ku ishashi. Umudamu yabashije kugira ibibazo, abaza umugabo we ati, ukoze ishyano, ibi ni ibiki ukoze? Uvuye gusahura he? Umugabo aramubwira ati, oya humura, umva uburyo Uwiteka Imana yatugiriye neza. Bavandimwe bakundwa, uyu ni umwanya mwiza wo kongera kubonana namwe kuri channel Holiness TV. Umwanya ni uwanyu muri iyi nyigisho ishingiye ku ihumure ku muntu wese wihebye, n'uburyo Imana imufiteho umugambi mwiza. Nikaze wowe ugeze kuri channel Holiness TV ari ubwa mbere, wibuke gukora subscribe kugira ngo ibiganiro bizajye bitegurwa bigiye bikugereraho ku gihe. Mboneraho gushimira umuntu wese wakoze subscribe, Imana imuhereze umugisha. Amazina yanjye ndi Pasiteri Jonas Uzabakiriho. Inanjye ugiye kubagezaho iki kiganiro kirimo inyigisho itanga ihumure ku muntu wese wihebye, mwereka yuko Imana imufiteho umugambi kandi yumve neza yuko adatereranwe. Mbere yuko twakwinjira mu kiganiro cyacu, tugiye kuyoborwa n'isengesho muri iki kiganiro. Dusenge Imana. Mana ihoraho, murengezi w'ubugingo, turagushimye kuko ugira neza. Turi abawe, turi intama zo mu cyanya cyawe. Twese udutunganye kandi duhore tubana nawe iteka. Tuzi neza yuko ari wowe utanga ihumure, uhumuriza imitima yose yihebye kugira ngo bumve neza yuko bari kumwe nawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Nshuti bakundwa, abantu benshi bari mu bihe bikomeye: ubukene, uburwayi, kwiheba, kubura akazi n'ibindi. Bamwe bibaza bati, ese Imana iracyandeba? Ariko uyu munsi ndakubwira ukuri, Imana irakuzi, irakubona kandi ifitiye umugambi mwiza kuri wowe. Imana iri kumwe nawe mu bibazo. Bibiliya ivuga ko Imana itajya idutererana. Nubwo waba uri mu mwijima, Imana ibikureba. Igihe ubona ibintu bikomeye cyane, ariko umenye neza yuko ariho Imana itangirira gukora igitangaza. Ibibazo si iherezo, ni intangiriro. Hari abantu benshi Imana yakoresheje binyuze mu bibazo bikomeye cyane. Baciwe intege, bararenganye, ahanini bamwe bagiye batakara, ndetse bamwe bikabasha kubaviramo ubuzima, ndetse bamwe bigatuma bizinukwa, bakumva yuko Imana itabazi, bakabasha kwivovota, bakivovotera ibihe bahagazemo. By'umwihariko ntabwo Uwiteka Imana yabatereranye, ariko nyuma yaho Imana yabahinduriye abahamya bayo. Bagenda bahamya ukuri kubw'inzira bagiye bacamo n'uburyo bagiye bayitwararikamo, bityo bakabona ukuboko k'Uwiteka n'uburyo Uwiteka abarokoye. Imana yaje kubahindurira amateka, baba abahamya b'ukuri, bagenda bamamaza iby'Imana n'uburyo Uwiteka Imana yagiye abakiza ibikomeye, nuko babonye ukuboko k'Uwiteka kubarokora. Bene data, mumenye neza yuko ibyo munyuramo uyu munsi, mumenye neza yuko ari inzira igana ku migisha yanyu.
kandi imigisha ikomeye. Mwihanganire uru rugendo, mumenye neza yuko itanga ihumure iri kumwe namwe, ntabwo izabatererana. Mwagezweho n'ibikomeye, murataka, muraganya, mwumva yuko mutakaye, ariko Uwiteka ntabwo yabatereranye. Hari ingero nyinshi umuntu yatanga kuri bamwe bagiye babona ukuboko k'Uwiteka. Burya Saduraka, Meshake na Abedenego babonye ukuboko k'Uwiteka igihe bajugunywaga mu itanura ry'umuriro waka. Imana yabashije kubohereza marayika wayo maze abasha kubakiza itanura ry'umuriro, bityo ababibonye babashije kwemera izina ry'Uwiteka. Nimwibuke Daniyeli mu rwobo rw'intare, ntabwo Imana yabashije kumutererana, ahubwo Imana yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, kugeza igihe umwami yabashije kuvanishamo Daniyeli, bityo ukuboko k'Uwiteka kuza kugaragara. Imana irasingizwa, Imana ihabwa icyubahiro, bityo ubuzima bwa Daniyeli na bagenzi be burakomeza. Nshuti bene data, dore icyo mugomba gukora mu gihe muri mu bibazo. Icya mbere, senga udacogora, usenge buri munsi, soma ijambo ry'Imana kandi wizere Imana. Nubwo ubona iminsi urimo igoranye, ariko icyo nabasha kukwizeza, usenge, usome ijambo ry'Imana buri munsi, wirinde kwiheba. Reka kwiheba, reka kwiganyira. Mu ijambo ry'Imana harimo ihumure, kandi ijambo ry'Imana rirakomeza. Iyo wihanganye, Imana igutegurira ikintu gikomeye kuruta ibyo wibwiraga byose mu buzima bwawe bwa buri munsi, kuko aho wageraga wabonaga ari ibibazo bikomeye cyane, icyo ubonye cyose ukabona ari cyo kiri kugusunikira ibibazo. Ariko by'umwihariko ukimara gusobanukirwa Imana mu buryo bwuzuye, ubona ihumure kandi ugatsinda urugamba ubifashijwemo n'Imana Data. Inshuti yanjye, niba uri mu bibazo ntucike intege, ntutekereze ko byose birangiye. Oya, si ryo herezo. Ubuzima burakomeza. Imana igufiteho umugambi mwiza. Igihe cyawe cyo guhinduka kiregereje. Imana ije guhindura amateka. Icyo nizeye imbere zawe, hari ubuhamya bukomeye cyane ugomba kwereka bagenzi bawe, kandi ugahamiriza icyo Uwiteka Imana yagukoreye. Bityo bigatuma bamwe bahinduka kandi bakigirira icyizere cy'uko nabo ubwabo bazasubizwa. Cyane rero nk'uko bamwe bakuzi, nk'uko bamwe bazi inzira wagiye unyuramo, iyo baje kubona ubuzima bwawe bwarahindutse bumeze neza, bituma bashima Imana bakabasha kuyisingiza. Nawe ubwawe komera, imbere hari ubuhamya. Nawe ubwawe komera, imbere hari uguhindurirwa amateka. Nawe ubwawe komera, humura, ubu buzima uhagazemo sibwo buzima ugiye kuzerekezamo. Aho uhagaze, menya neza yuko ugomba guhagararana n'Uwiteka Imana, ikabasha kubera ihumure, ikuganisha mu cyerekezo cyiza kandi mu cyerekezo kizima. Hari urugero rumwe nabasha kuba nabereka rw'umupasiteri wari wihebye n'umudamu we, nyuma yaho Imana iza kumwibuka imuhindurira amateka. Umunsi umwe pasiteri yari afite itorero rikomeye, ariko iryo torero nubwo ryari rikomeye ririmo abantu bakize, ntabwo babashaga gutuma itorero rikura. Muri iryo torero hakundaga kubamo amatiku, bumva yuko pasiteri batamushaka bitewe n'uko ari umukene. Umunsi umwe pasiteri n'umudamu we bagezweho n'ibibazo bikomeye cyane byo kubura ibyo kurya ndetse no kwambara, n'inkweto zabo zari zabasaziyeho. Pasiteri iyo yahagararaga imbere y'iteraniro arimo yigisha, yakundaga kugira ibibazo cyane ndetse akabogamirwa n'uko yari afite inkweto zicitse. Abakristu nta handi bitegerezaga imyambarire n'uburyo ateye n'uburyo inkweto ze zishaje, ndetse bigatuma bamuseka, bamwe bakabasha kwisohokera inyigisho ye ntibayumve. Kugeza igihe abadiyakoni bari muri iryo torero bize ku kibazo cya pasiteri, bumva yuko bajya bamuhereza ibiraka.
pasiteri n'umudamu we bakoze icyo kiraka bitewe n'ubuzima buke, imbaraga nkeya bari bafite, ntabwo bakoranaga imbaraga, ntabwo bakoranaga ubwira, kuko nta bushobozi bari bafite mu buzima bwabo, bityo ibihembo bikajya biboneka nabi nabi. Bukeye umudiyakoni wa kabiri aza kumuhereza ikiraka, naho niko byagenze. Igihe cyose pasiteri yabonaga icyo kurya n'umudamu we ndetse n'abana, yagihabwaga na bamwe mu badiyakoni cyangwa se abakirisitu, ari uko akoresheje imbaraga ze. Umunsi umwe bakoze inama, pasiteri adahari, pasiteri yari yagiye mu biraka. Uwo munsi yari umunsi wari wateguwe mu mibyizi y'uko abadiyakoni bari buze gukora inama, imyanzuro yafatiwe muri iyo nama ikazashyikirizwa pasiteri w'itorero. Inama yarangije gukorwa, imyanzuro yari yafatiwemo yari iyo gufata ibyemezo by'uko pasiteri atagishoboye gukora umurimo w'Imana, ahubwo bamuhindurire indi mirimo. Inama yarakozwe, bafata ibyemezo y'uko pasiteri agomba guhagarara ku murimo w'Imana, y'uko atagishoboye gukora. Uwo munsi yari umunsi wo kuwa mbere. Kuwa kabiri haragera, imyanzuro yafatiwe mu nama bari kuyisoma ku munsi wo ku cyumweru. Ni ukuvuga yuko bari kuyisomera mu cyumweru cya kabiri. Imyanzuro yafatiwe mu nama yari gusomwa ku cyumweru gikurikiyeho. Muri icyo cyumweru ku munsi wo kuwa gatatu, pasiteri yibereye mu rugo n'umudamu we n'abana, babuze hepfo na ruguru. Pasiteri yaje kumva ijwi riramubwira riti, mukozi wanjye haguruka kuko ngufiteho umugambi. Pasiteri yarahagurutse asiga umugore we imuhira. Pasiteri agera mu gashyamba. Muri ako gashyamba harimo igiti kirekire, yicara munsi y'icyo giti, yarapfukamye arasenga. Muri uko gusenga, Imana iza kumuhishurira yuko ije kumuhindurira amateka. Ko mu isoko rya kure ritari ryegereye hafi aho pasiteri yari atuye, hari umubazi w'inka. Yari afite akamenyero ko gushyira amafaranga y'amadolari mu ishashi. Imana yohereza igikona gikubita ya shashi yari irimo amadolari. Cya gikona cyabashije kuguruka kiyageza aho pasiteri yari ari, kiza kugurukira muri cya giti pasiteri yasengeraga munsi yacyo. Igikona cyari kizi yuko ari inyama gifashe, kigiye kwitegura mu kurya ya nyama, gisanga ari ibintu by'ibipapuro, maze cyaje kubirekura, ya madolari yose agwa ku mutwe wa pasiteri. Pasiteri aza kwikanga, aratekereza ati, mbese ibi ni ibiki bibaye? Ajyana umutima kure. Mu kwitegereza yumva ijwi rimubwira riti, mukozi wanjye ndakwibutse, fata ayo mafaranga uyabare, yabare witonze, nurangiza uhaguruke usanga umudamu wawe mujye umugambi w'uburyo mugomba kuyakoresha. Pasiteri yarayabaze asanga ni amadolari 100,000. Pasiteri yaribajije, ese amadolari akomotse he? Ijwi ry'Imana riramubwira riti, nakwibutse, wari umaze iminsi mu marira bakwanga, ariko umenye neza yuko isaha yigeze hindura amateka. Mbashije kuguhindurira amateka. Genda uhaguruke usanga umudamu wawe, mwige icyo mugomba kuba mwayakoresha. Pasiteri yaragiye, akigera ku irembo aririmba indirimbo ivuga iti, iyo turi hamwe n'umukiza wacu, atuyobora inzira nziza, abamwiringira bakamwitondaho, nibo banyamahoro masa, jya umwizera kandi
kandi jya umwumvira, ujye unyurwa na Yesu mu kubaho kwawe. Umudamu yumvise umugabo we aririmba, nta kindi umudamu yatekereje, yiyumvishije yuko umugabo we yasaze, asarishijwe n'ibibazo by'ubuzima bukeya bari barimo. Umudamu yabajije umugabo we ati, mugabo wanjye byakugendekeye ute? Ese wataye umutwe? Umugabo abwira umudamu ati, hoya humura, ntabwo nataye umutwe, ahubwo Imana yatwibutse. Yongera araririmba ati, iyi nzara iteye ubukene buje, aduhembura ibihe byose, ntabona amakuba yadukomerera, tumwiringiye tumwumvira, jy'umwizera kandi jy'umwumvira, ujye unyurwa na Yesu mu kubaho kwawe. Mu kurangiza icyo gitero, pasiteri yeretse umudamu we y'amadolari 10,000. Umudamu yaritegereje abona ishashi yari irimo ayo madolari 100,000 hariho amaraso. Yumva yuko umugabo we yagiye kugaba igitero mu bakire, agiye kubasahura, ndetse yumvisha yuko harimo bamwe yishe bitewe n'ayo maraso yari ari ku ishashi. Umudamu yabashije kugira ibibazo, abaza umugabo we ati, ukoze ishyano, ibi ni ibiki ukoze? Uvuye gusahura he? Umugabo aramubwira ati, oya humura, umva uburyo Uwiteka Imana yatugiriye neza. Aza kumubwira uburyo byagenze. Umudamu aratuza arabyemera, babara y'amafaranga, bajya umugambi w'ibyo bagomba kuba bakora. Nta kindi babashije gushaka umukomisiyoneri kugira ngo babone inzu yo kubamo, nuko komisiyoneri aza kubashakira igipangu cyiza cyo mu mujyi, maze pasiteri arakigura. Ntabwo icyo gipangu pasiteri yakiguze ari cyonyine, ahubwo yakiguze n'ibyari birimo byose, haba amatungo, haba imodoka. Icyangombwa nuko pasiteri yabariye nyiri igipangu n'ibyari birimo byose amafaranga yaciwe. Nyiri igipangu asohoka cyo bitewe nuko yari amaze kukigurisha n'ibyari birimo. Pasiteri yashakishije umushoferi. Uwo munsi yari umunsi wo kuwa gatanu, buracya ari kuwa gatandatu. Bukeye bwaho ku munsi wo kuwa gatandatu, pasiteri n'umudamu we bashakishije umukozi wo mu rugo n'umuzamu ubarindira ibyo byose. Bafashe umugambi wo kujya mu isoko kugura imyambaro y'agaciro gakomeye cyane, kuko Uwiteka Imana yari yabibutse. Bucya ari ku munsi wo ku cyumweru. Umunsi wo ku cyumweru, pasiteri n'umudamu we n'abana bagiye mu muzinga w'imodokari, imodokari itabonana, imodokari ihenze. Ndetse ntiyari imodokari imwe, zari imodokari 3. Izo modokari zose zari imodokari nziza kandi zihenze. Biba ngombwa yuko pasiteri n'umudamu we n'abana bajya mu modokari imwe, izindi 2 zisigara mu gipangu. Nuko shoferi bari bashatse aza gutwara uwo muryango, bajya ku rusengero. Bageze ku rusengero ku isaha ya 4, kandi nawo munsi bari kumugezaho imyanzuro yafatiwe mu nama yakozwe kuri wa munsi kugira ngo babashe kwirukanisha pasiteri.
niko byagenze. Ku isaha ya saa yine amateraniro yari yatangiye, nta kindi bumva yuko pasiteri byamukomereye. Bagiye kumva bumva imodokari, umuzinga w'imodokari uparitswe ku muryango w'urusengero. Mu kwitegereza bari bazi yuko ari reperezanta legari waje kubasura, ariko by'umwihariko ntibyari byo. Imana yahinduye amateka, byose birahinduka. Iyo Imana yahinduye amateka, abari bagufiteho ikibazo bahinduka ibishungero. Nuko niko byagenze. Pasiteri n'umudamu we n'abana bavuye muri iyo modokari. Pasiteri yambaye kositimu ihenze, yambaye inkweto ihenze, yambaye karuvati ihenze. Pasiteri ameze neza, umudamu we yambaye imyambaro ihenze, abana bambaye imyambaro ihenze n'inkweto zihenze. Mu kwinjira binjiriye icyarimwe. Abakristo mu kwitegereza n'abadiyakoni bagize ubwoba, bumva yuko bari mu nzozi, ariko by'umwihariko siko byari bimeze. Nuko pasiteri ajya kwicara imbere aho yari asanzwe yicara, n'umudamu we ajya kwicara mu cyicaro yari asanzwe yicaramo, n'abana bajya kwicara mu mwanya w'abaririmbyi. Abo bana ba pasiteri bari mu mutwe w'abaririmbyi. Nuko abakristo barapfaniranwa. Nta kindi bakoze, nuko bamwe muri bo bagiye bari gusohoka urusoronge bajya gukora udutsiko hanze. Isaha yarageze, pasiteri bamuhereza umwanya wo kubwiriza. Pasiteri arabwiriza, abwirizanya imbaraga, abantu barumirwa. Muri uko kumirwa, bamwe babashije kwibaza byinshi birabayobera. Ya myanzuro barayizimangatanya, nta n'icyo bigeze babwira pasiteri. Inkuru yamamara hirya no hino yuko pasiteri yabonekewe na marayika avuye mu ijuru, amuzaniye amafaranga, amutuza mu gipangu, bityo ubuzima bukaba bwahindutse. Nizo nkuru zamamaye. Nawe ubwawe menya neza yuko Uwiteka Imana agufiteho umugambi. Ntujyane umutima kure, dosiye yawe nigerwaho. Imana izayibirindura, byose bihinduke bishya. Bamwe bibaza uko byagenze bibayobereye, kuko Uwiteka Imana yakwibutse. Humura, ikora ibitangaza iri kumwe nawe. Nimwumve ubwo buzima bwa pasiteri yari arimo n'uburyo yaje guhindurirwa amateka. Imana iguhereze umugisha kandi Imana ikugirire neza. Wowe wumvise iri jambo ry'ihumure, ndagusaba kugira ngo tubashe kwegera Imana dusenge. Mwami Imana yacu, ni wowe urinda abari mu bibazo ukababera ihumure, ukaza kubabera igisubizo. Hari benshi bihebye mwa ino minsi ya none, babuze icyizere, batakaje ibyiringiro bitewe n'ubuzima bubi bahagazemo. Turagusaba kugira ngo ubasange, ubegere, ubakomeze, ubabere ihumure, uvuguruze imigambi yose ya Satani, maze babashe kukwegera kuko uri umwami w'ikirenga. Tubiseze twizeye ni mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Amen.